ndabashuhuje mwese bene data nshuti bavandimwe umuntu wese udukurikira hano kuri Pure Gold Channel ndamushuhuje kandi ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none nongeye gushima Imana cyane kuko Imana yakomeje kuduha umugisha hano kuri Pure Gold Channel kandi yakomeje kutwigisha ijambo ryayo. Tugiye gukomeza ikiganiro cyacu dukomeza tubaganiriza iby'ururembo rw'ijuru. Uyu munsi turakomeza tureba uko mu ijuru hasa, kuko ejo hatambutse twarebye ukuntu hatatse, twarebye ukuntu hari umugezi mwiza cyane urabagirana, mbese Yohana wabyeretswe yabuze ukuntu awuvuga. Yageranyije ko uwo mugezi awurebye marayika amweretse amubwira ati reba uriya mugezi, yawugeranyije nk'aho urabagirana nka siliva cyangwa se akabuye k'isarabwayi mu kinyarwanda, niko babigeranije. Uyu munsi turakomeza rero tureba ukuntu mu ijuru hameze, itandukaniro ryaho na hano ku isi. Reka tubanze dusenge maze tubiganireho muri aka kanya. Wihangane mwene data, ntugire ahantu ujya, ntabwo tugutindira. Iyi ni inkuru iryoshye cyane, ni inkuru inezeza nanjye kwiganiriza bene data ndetse n'abandi bataramenya agakiza. Ni inkuru nziza cyane kandi amaherezo tuzabayo muri icyo gihugu cyiza cy'amata n'ubuki cya Yerusalemu nshya. Ntabwo bizatinda mwene data, ni igihugu cyiza gitandukanye n'iki turimo hano mu isi. Reka dusenge Imana yohereza umwuka wayo azadufashe, atwigishe, aduhumura amaso tubashe kureba neza ndetse n'amatwi tubashe kumva neza icyo umwami atuganiriza. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimye muri aka kanya, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye ko umwuka wawe waduhaye ari udufasha, ari kumwe natwe, agiye kutwigisha umwanya wa none aha. Byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Bene data, mwakoze cyane kubana nanjye, muhabwe umugisha kandi abamenyesha ko muri kumwe na Jose muri iki kiganiro cyacu tugiye gukomerezaho tureba ibiri mu ijuru, ibiri mu gihugu turimo gutegurirwa tuzinjiramo vuba cyane. Reka dusome amagambo. Turareba ku murongo wa 5 n'ubundi mu byahishuwe ibice 22. Haravuga ngo aho hantu mu ijuru nta joro rizahaba, nta joro ribayo ukundi, nta joro rizahaba ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itara cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko umwami Imana izahavira kandi hazahoraho ku ngoma iteka ryose. Amen. Iki gihugu ni igihugu kitazarangira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga isi yo izarangira, ndetse n'iyo urebye ibimenyetso, turebye ibintu biriho hano ku isi, za COVID-19, ibintu by'ibyorezo bindi, ukuntu abantu bica abandi, intambara hirya no hino, inzangano. Hari umuntu twahoze tuganirije avuga ati ngewe Jose, ati numva n'isi nta kintu kikirimo cyiza. Ubwo nuko abibona bitewe na situwasiyo arimo. Hari n'abandi bavuga ati isi iraryoshye. Sinzi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe isi izarangira, ariko hano kino gihugu cyo mu ijuru kizahoraho iteka ryose. Ingoma y'Imana izahoraho ibihe byose. Kandi hariya mu ijuru, aho ngaho muri icyo gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, muri Yerusalemu nshya ndimo kukuganiriza, nta tara rizabayo. Ntabwo bazarinda gukoresha elegitirisite nk'uko tuyikora, ntabwo bazirirwa bakenera izuba, ntabwo bazirirwa bavuga ngo uyu munsi ni ku manywa, burije reka tujye kuryama. Hazahora hari umucyo iteka. Hano mu isi njya nibuka iyo najyaga njya gusura nyogokuru, najyaga nsanga afite itara nk'iri. Yari amaze kugira amajyambere, yari atagicana agatadowa yari afite agatara nk'aka, agashyiramo peteroli. Ariko mu ijuru ntabwo bazakenera peteroli, ntabwo bazakenera itara nk'iri, ntabwo bazakenera za buji, ntabwo bazakenera agatadowa
twahozeho sinzi niba tukiriho, ntabwo bazakenera kwishyura amabirize nk'uko twishyura za birize za elegitirisite. Ibyo byose ntibizabaho. Amen. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu gitandukanye na hano ku isi. Hano ku isi tugira ibibazo byinshi, usanga umuntu akora abyuka ajya ku kazi kugira ngo arebe ko yazishyura amabirizi ya elegitirisite, kuko elegitirisite tutayifite ibintu byahagarara byinshi. Ntiwashobora kubona, ntiwashobora guteka, bamwe bayikoresha, ntabwo washobora gukoresha ibintu bya kompiyuta cyangwa se za telefone n'ibindi byose dukoresha. Dukenera amashanyarazi kugira ngo ubuzima bukomeze hano ku isi, muri byinshi za kominikasiyo n'ibindi. Ariko mu ijuru ibyo ntibizabayo. Imana yonyine ngo niyo izatumurikira. Amen. Niyo rumuri. Maze iminsi numva ubuhamya bw'abantu bavuga ukuntu basurwa na marayika, basurwa ari igihe babona amayerekwa ya marayika cyangwa Yesu umwana w'Imana akabisurira. Iyo rero abasuye hano ku isi bagize ayo mayerekwa bakagira amahirwe, ikibaranga aho marayika cyangwa Yesu ubwe iyo yasuye umukristo runaka, ikibiranga ko yasuye n'ijuru ni umucyo. Amen. Mu ijuru hahora umucyo, n'abavuyeyo baza ari umucyo, baza bafite umucyo muri we. Amen. Ngo nta mwijima ubamo. Iryo ni ryo tandukaniro ry'ijuru na hano ku isi. Hano ku isi hagiye haba umwijima pe, haba umwijima iyo udafite ako gatara nk'aka ngaka iwawe mu rugo, wibera mu giturage udafite amashanyarazi, kuko tuzi ko hari abataragira amashanyarazi uyu munsi wa none. Hari ibihugu byinshi mu giturage badafite amashanyarazi, wenda akagira amahirwe akagira agatara nk'aka. Iyo peteroli ishizemo mu rugo, abana rimwe na rimwe ntibashobora no kubona uko bafungura, bakora hasi. Iyo mikino yajyaga ibaho mu bana kera, ndabyibuka iyo najyaga gusura ba nyogokuru banjye, twabaga turi abana benshi. Ndabyibuka rwose, haba ntatara haba ntatari hari akabuje cyangwa ikibingo ngo bacanishe, abana bagakora hasi, yajya gutamira ajya gushaka ibyo kurya agasanga ntatara ntihabona, n'abandi babijyanye. Ibyo rero ntibizaho mu ijuru. Umwijima ni mubi cyane. Umwijima hano urahaba mu bantu batagira amatara, aho umwijima nijoro abantu bakagenda bahondagura imitwe ku bikuta. Ariko ibyo ntibizabaho, ibyo bibazo ntabyo. Mu ijuru tuzamurikirwa n'Imana. Haleluya. Na Yesu ubwe ni urumuri, abamarayika babona abari imuri, nta mwijima uzahaba mu ijuru. Reka dukomeze turebe nanone, turebe icyo Yohana yabivuzeho. Ngewe Yohana yivugira ku murongo wa 8, ibyahishuwe nibyo tukirimo, ibice 22. Ngewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba. Numvise ibyo kandi ndabireba. Niko yavuze, niko yahamije. Yagiye mu ijoro arabyumva kandi arabibona. Amen. Yagize iyerekwa marayika amujyanye aramwereka. Yarabibonye. Ibi ni ukuri. Ibi mbabwira ndashaka kubabwira ko ari ibyo Yohana yiyerekewe, aranabyandika. Yarabibonye arangije aranabyumva. Yarumvise arangije aranabona. Amen. Maze kubyumva no kubireba, nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika. Yikubise hasi, yashatse no kumuramya. Marayika aramwangira ati, ndi umuntu nkawe, ndi umukozi w'Imana nkawe, mumbabare, ntabwo marayika ari umuntu, ndi umukozi w'Imana nkawe. Niko yavuze. Aramubwira ati, windamya. Aramubwira ati, reka, ndi imbata mugenzi wawe, ndi umukozi w'Imana nkawe kandi mugenzi wa bene so w'abahanuzi, n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo. Aha niho nshaka kukubwira ko ibi ni iby'ukuri, ni ijambo ry'ukuri. Ndabwira umuntu wenda utagisoma Bibiliya cyangwa utarizera ijambo ry'Imana ko ari ukuri, utarizera Imana, kuko ibi mvuga ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ibi bintu biriho, ibi ijuru ririho. Yohana yarabihamije, yarabibonye. N'uyu munsi wa none hari abantu bagirirwa ubuntu bakagira iyerekwa nk'iri, bakerekwa mu ijuru. Amen. Hari abantu bagirirwa ubuntu, Yesu akabasura mu buryo bw'iyerekwa, bakamubona, bakabona umucyo mu cyumba aho baba bari, aho abasanze ari hose. Marayika akaza akabasura. N'uyu munsi biracyakorwa, biracyariho. Marayika aracyabonekera abantu.
Imana ishimwe cyane. Ntabwo nshaka kubatindira, tuzakomeza ubutaha. Iki gihugu ndakubwira ko kiriho, kandi ndashaka kukumenyesha ngo nawe witegure uzakijyemo, ugishake, kuko abakunda Imana bazakijyamo, ababonye Yesu bazakijyamo. Yarakomeje, wenda ndashaka kukubwiraho gatoya, yandika avuga abantu bahiriwe bazajyayo, kugira ngo wumve niba nawe uhiriwe, nawe uzajyayo mwene data. Ku murongo wa 14 tugume hano mu byahishuwe mu bice 22, ku murongo wa 14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri wa murwa. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amen. Ahangaha ejo hatambutse navuze ibyerekeranye n'uwo murwa, mvuga n'ibyerekeranye na cya giti na wa mugezi. Amen. Niba ubyibuka, ariko niba utabyibuka wazabyisomera hano ibyahishuwe ibice 22, wazasubiramo ukareba neza amakuru y'umurwa, ibyo Yohana yeretswe. Ahangaha rero intego icyo nshaka kugeraho ni uko ngo hano uzinjirayo, uzinjira muri urwo rurembo, uzinjira muri uwo murwa, uzinjira hariya mu gihugu ndimo mvuga, mu ijuru aho Imana ituye, muri Yerusalemu nshya, ni umuntu muri make wejejwe umutima, wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo hazajyayo umuntu kuko ajya gusenga buri munsi, afata ibitabo buri munsi, ari umupasiteri cyangwa umupadiri, ari umupapa, ari umuntu wenda muvugabutumwa wenda nkanjye, ari n'umunyamasengesho. Hazajyayo umuntu wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, umuntu wemeye kwihana. Nta munyedini uvuga ngo ngewe ndi mu idini niri, wenda ndi muri ADPR, ndi mu Bisilamu, ndi umukatolike, hari amadini menshi, ndi umwangirikane, ndi umubatiste, ni menshi cyane hano mu isi. Idini ntirizakujyana mu ijuru. Ntabwo uzajyanwa mu ijuru nuko ababyeyi bawe ari abakristo, ntuzajyanwa mu ijuru nuko warezwe mu kirokore, ntuzajyanwa mu ijuru nuko antiya wawe wakureze yari umurokore, ntuzajyanwa mu ijuru nuko wabanye n'abamisiyoneri, ntuzajyanwa mu ijuru nuko hari ikindi kintu kindi wishingikirijeho. Uzajyanwa mu ijuru nuko uzaba wowe wariboneye Yesu Kristo, kuko niwe nzira n'ubugingo, kandi niwe uzakweza. Amaraso ye niyo atweza akadutunganya. Niwihana ibyaha byawe ukamwakira Yesu Kristo, ukemera kukweza, niwe uzinjira muri ruriya rurembo. Reka dukomeze mwene data twumva izi ndirimbo, kandi ikindi ndashaka kugusengera. Ndashaka gusengera umuntu wese ushaka kwakira Yesu, yarangiza kumwakira akemera kwezwa n'amaraso ye, ahasigaye tukazanezererwa muri ruriya rurembo. Nanjye niko nisabira umunsi ku munsi, kugira ngo ntazasigara. Kuba mvuga gutya ntabwo ari ibyanjyana mu ijuru. Ngomba guhora nejejwe, ngomba guhora ndi maso, ngomba guhora niteguye. Reka dusenge, nawe ujye usengera, twese hamwe dufatane urunana, tuzahurire muri ubwami bwo mu ijuru. Kuko ngo hazajyayo umuntu wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, umuntu wemeye kwihana ibyaha, akareka byose, agakurikira Yesu, kandi agahora yiyeza buri munsi. Asaba Imana ngo mwese. Reka dusenge. Mana, ndagushima cyane kubw'ijambo ryawe, ndagushimira kubw'umuntu ukoze intambwe agashaka Yesu, agashaka kugukurikira no kagira amatsiko yo kuzaba muri ruriya rurembo. Ndamusabiye mu izina rya Yesu kugira ngo hari hose ureba ubutumwa bwiza ushaka kukwakira, umugirire neza, winjire muri we, yihane ibyaha, mwuka mutsinde, yemere kwihana, kandi yemere gukurikira inzira y'Imana, kandi yemere no kwezwa. Twese tuzabona ubwami bwawe. Nanjye ndisabiye kugira ngo umfashe ibyo mvuga njye bishyira mu bikorwa, kandi nezwe nawe, ume kuba maso, kugira ngo twese hamwe na bene data tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru.
ndagushima ko ubikoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Dukomeze tunezeranwe bene data, dukomeze twishime kandi twishimire Imana yacu yatugiriye neza, ikaduha umwana wa Yesu Kristo ngo aze kudupfira atuzanire ubugingo buhoraho. Be blessed. Tuzakomeza ubutaha. Amen, amen. Tuzahurirayo, brothers and sisters in Christ. Be blessed.